ati mwana Kiroso ati wowe ihangane n'ubundi baragukatiye we yaramenye ko bamuhaye 30 jours yego agomba kugira kujya nayo mageragere kuko yari yaranasubikishije hamwe atari nyine hajya abagabo nyine biragenda bikarangira ubwo urugendo rwo kujya urumva nagarutse inyuma gato urugendo rwo kugerayo imageragere nkigera imageragere cye kona mbona igipangu mbona kirekire kungango mbona abantu yampaye nka data we mutima uvamo twumvise ibyikubitwa rya Jean Paul Nkundineza muri gereza cyase mu igororero rya Mageragere yego wari kumwe nawe tuganira yambwiye ko yakubiswe n'abantu benshi ambwira ngo bagira muri 12 ariko akambwira ati ni ibintu byari byapanzwe bifite abantu babyisha inyuma bo hanze ukumva ko we abifata nk'ari ikintu nyine yagabyeho nk'igitero giteguye yego situation yikubitwa rya Jean Paul nk'umuntu mwari kumwe yagenze ati mu by'ukuri rero byabaye uhari mu by'ukuri ngewe no mu bantu bamugezeho mbere yego mbere nyine nagiye kumureba uko ameze yego ariko mu by'igitero byo yego we tubwira uko bizi ngiye mu by'igitero nta birimo nta by'igitero nanjye mbivuze gutyo ariko yavugaga abantu benshi kumva ko nyine ari nk'ibintu oya umuntu wamukubise ni umuntu umwe yego ni umuntu umwe wamukubise yaramukubise kabisa aramwangiza ariko ni umuntu umwe ni umuntu ki ni umusore ngo ni umusore wari waturutse i Muhanga ariko ari indiscipline nyine yego bamutransfera hariya Mageragere nyine abantu ba indiscipline babazana hariya ko yagororeye ni igororero nyine rya Mageragere kugira ngo bajye ku murongo ubwo uwo musore wamukubise uko yamukubise urumva naragiye Jean Paul hari n'abandi bantu bari beregeranye ndababaza ariko ubwo nagiye atameze neza nyine ewana yangiritse cyane turaganira n'abantu babo barambwira ati Jean Paul yatambutse urabona hariya wa mugani wawe dufite abantu bafite za 40 zabo yego Jean Paul arara ku ikarayi hejuru muri Kigali ku ikarayi ubwo ni he nabyo bidusobanurira ku ikarayi ni urabona abantu babaye muri internet barabizi ku ishuri yego ni ntuza ziba zubatse gutya nka kaitaje itanda muri umuntu akagira hararaza gutya bamwe bakaba hano gutya abandi bakaba hasi gutya abandi bakajya hejuru bagiye muri Jean Paul abantu bita mu Rugwiro yego muri Kigali Kigali ni nka zone Kigali rega ni zone yego hari zone ya Rebero hari zone ya Kigali izo ni amazone ariko agiye afite ubugari bushamikiye nuko rero Jean Paul mu gukubitwa kwe ko mu jamango yaratambutse Jean Paul icyo gihe yaravuye no kundeba yego yaravuye kundeba ari agene urumva nabaga muri Karama harimo nukumanuka yenda ukava nka ukajya hari atashye ngo aratambuka bari kurya bari kurya imbuto zabo ibigori biba byita imbuto yari yazitwa imbuto yahise amukubita ngo mu ya mbere yamenye yego akubita n'ijisho yamukubise ijisho ryanangiritse byatari urumva nagiye kumureba amenyo 3 namusuye mbona ritukuye rizamo amarira bamujyana kwa muganga none ryari ryanangiritse cyane noneho umunwa uracika baranawudoda yego Jean Paul rero yaranambwiye ngo amenyo yarajigajeze 3 yarabinyeretse yego Jean Paul rero ubwo uwo musore hariya imbere hariya haba icyo bita ni discipline abashinzwe discipline ashinzwe umutekano w'imbere wacu ubundi hariya bubatse ibintu byabo baragiye bubaka ibintu byabo systeme y'umutekano agenda babishyira ku murongo uwo musore rero bamujyana mu imbere bafungira abantu ba indiscipline nyine baragenda baramufunga ribu iraza genda bivuze nk'umuntu mwari kumwe twari turi kumwe urumva nta minsi ngaho irashe nta minsi 3 irashira mvuyeyo ubu ngubu mfata ku mavuta yibera muri Nyamiyaga Nyamiyaga ashobora kuba atari habi pastor afata ku mavuta agiye kuzaza arabaye pastor akagira